Reka nongere ngo ikaze mu kiganiro cyacu Stand Kitchen ku Isango Star TV, uri kumwe na Clem Keza ni nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'akamaro ka karoti. Karoti ni uruboga rusanzwe rukoreshwa cyane, ariko benshi bakaba barukoresha kubera kurukunda gusa, ariko batabasha gusobanukirwa neza n'akamaro karwo mu buryo burambuye. Nubwo iyo turwaye twivuza, ariko burya kwirinda ngo biruta kwivuza. Kimwe mu bintu byagufasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye harimo karoti iyo ikoreshejwe neza. Kuva mu myaka ibihumbi ishize mu bihugu bitandukanye hagiye hakoreshwa igihingwa cya karoti. Karoti rero kikaba ari igihingwa gifite ibara risa na orange riri hagati y'umutuku n'umuhondo. Ifasha muri byinshi, haba mu kurinda ndetse no kuvura. Gusa kuri ubu ahantu hose karoti ushobora kuba wayibona, ndetse kuba iturinda cyangwa se ituvura indwara biterwa n'uburyo wayikoresheje. Reka rero turebere hamwe ibigize karoti bifasha mu kurinda indwara no kwivura. Karoti ikungahaye kuri vitamine A, ikaba ifite kandi na vitamine C. Karoti irimo proteine nyinshi, karoti ibamo ibyitwa beta carotene, karoti ibamo isukari, karoti ibamo vitamine K na E, karoti ikungahaye ku myunyungugu nka calcium, ubutare, potassium, magnesium, manganese, phosphore ndetse na zinc. Karoti rero nk'uko twabivuze hejuru, ifite akamaro kanini mu kuvura ndetse no kurinda indwara. Kuba karoti ikungahaye ku byo tuvuze haruguru bituma igira umumaro ukurikira. Ifasha mu kubona cyane cyane butangiye kugoroba. Ifasha mu gukura bitewe na vitamine A iyibamo. Ifasha mu kurwanya kanseri y'amaraso ndetse no mu gutuma amaraso akama vuba mu gihe ukomeretse. Karoti ifasha mu kurwanya kanseri zitandukanye nka kanseri ya prostate ifata abagabo ndetse na kanseri y'ibihaha. Karoti ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Ituma ugira uruhu rwiza, ikanatuma rutagaragaza gusaza. Calcium irimo ituma amagufa akomera. Karoti irinda indwara z'umutima. Ifitiye akamaro amenyo n'ishinya. Ifasha abarwaye diyabete. Karoti kandi imwe nini ku munsi, buri munsi yagufasha mu kugabanya inshuro ujya kwa muganga. Mbere y'uko tuza kwinjira muri bimwe mu byo tumaze kuvuga hejuru, tubyinjira mu buryo busa nk'uburambuye, reka tubanze turebe uburyo karoti ikoreshwa. Karoti ushobora kuyikoresha cyangwa se ushobora kuyirya uyihekenya. Iyo ubikoze umaze kurya birinda amenyo n'ishinya. Karoti ushobora kuyikuramo umutobe wayo ukawunywa. Bigirira akamaro inyama zo mu nda nk'amara n'igifu. Karoti ushobora kuyikuramo salade, ni ukuvuga kuyirapa cyangwa se kuyicamo uduce duto. Iyo uyiseye ugashyira ku gisebe bikirinda mikorobe. Iyo ushaka kuyirya itetse si byiza kuyikaranga, ahubwo uyishyira ku byo kurya birangiye gutogota kugira ngo utica intungamubiri zirimo. Reka tuse nk'abinjira mu bice mu kamaro ka karoti nk'uko twabivuze haruguru. Mbere yaho tubanze tubibutse ko ibi byose twabikusanyije twifashishije imbuga za internet zitandukanye, harimo iza hano mu Rwanda ndetse n'izo hanze. Karoti zisukura amenyo ndetse n'ishinya. Nk'uko twabibonye, karoti zisukura amenyo ndetse zikaba zanakomeza ishinya. Hari ibiribwa bitandukanye bisukura amenyo, karoti rero ni kimwe muri byo. Guhekenya karoti nyuma yo kurya ni uburyo bw'umwimerere bwo gusukura amenyo, kuko karoti ikuramo ibyo kurya biba byasigaye mu menyo, bityo bikarinda udukoko tuza dukurikiye ibyo byo kurya tukangiza amenyo. Karoti kandi zikungahaye cyane kuri vitamine A, zigafasha amaso kubona neza. Karoti ni isoko nziza ya vitamine A. Iyo vitamine rero ni ingenzi cyane mu gufasha amaso kubona neza, kuko zigira beta carotene igera mu mwijima igahinduka vitamine A,
nyuma ikivanga n'izindi vitamine, ibyo bikaba ari byo bifasha amaso kubona neza. Ikindi kandi ni uko umuntu ukunda kurya karoti bimurinda ibibazo byo kutabona bizanwa akenshi no gusaza. Karoti zifasha uruhu rw'umuntu kumera neza. Vitamine A iboneka muri karoti ifasha uruhu ikarurinda gusaza vuba. Uretse kurya izo karoti, umuntu ashobora gufata umutobe yakamuye muri karoti akawusiga mu maso nyuma akaza gukaraba. Ibyo bituma uruhu ruhora ruhehereye kandi rutoshye. Ahangaha nanakubwira ko karoti ikunze gukoreshwa cyane mu mavuta yo kwisiga. Ahangaha ubwo nujya kugura amavuta ya karoti bizagusaba kwitonda kugira ngo urebe niba nta bindi bintu byangiza uruhu byaba bivangiyemo. Karoti kandi zirinda indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo bitandukanye byo kurwanya indwara z'umutima, Centers for Disease Control and Prevention, bwagaragaje ko indwara z'umutima zari ku isonga mu guhitana abantu muri Amerika mu 2010. Kurya karoti bigabanya ibyago byo kurwara izo ndwara. Ubundi bushakashatsi bwakorewe mu Buholandi bukamara imyaka 10 bukorerwa ku bantu 20,000 harimo abagabo n'abagore, bwagaragaje ko abanywa nibura igice cy'igikombe cy'umutobe wa karoti bafite ibyago bikeya cyane byo kurwara indwara z'umutima. Karoti zikumira indwara ya kanseri. Karoti zifitemo ibyitwa antioxidants bigabanya ibyago byo kurwara kanseri zimwe na zimwe. Karoti kandi ifite beta-carotene. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko umuntu urya ibyo kurya birimo beta-carotene kenshi bimurinda kanseri y'urura runini. Ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko abantu banywa itabi bakaba batarya karoti bafite ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha ku rwego rwikubye 3 ugereranyije n'abarinywa ariko bakarya karoti nibura rimwe mu cyumweru. Karoti ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Ikindi cyiza cyo kurya karoti ni uko isohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Karoti zizwiho kugabanya ibinure bibi mu mubiri w'umuntu n'andi matembabuzi aba mu mwijima. Iyo ibyo bivuyemo bituma umwijima ukora neza, bityo umubiri wose ukamererwa neza. Karoti zikungahaye kuri fibre. Karoti zikungahaye kuri fibre. Fibre ni ikintu cy'ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso n'ibinure bibi bijya mu maraso. Fibre kandi ifasha mu igogora no mu mikorere myiza y'amara, ikabuza isukari kwiyongera mu maraso. Karoti igabanya ibyago byo kurwara kanseri ifata imyanya y'ibanga y'abagabo. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza yitwa University of York bwagaragaje ko vitamine A na retinoic acid biboneka muri karoti byagabanya ibyago byo kurwara kanseri ku bagabo. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ryitwa Harvard School of Public Health bwagaragaje ko abagabo bakunda kurya ibiribwa bikungahaye kuri beta-carotene nka karoti n'ibijumba baba bigabanyiriza ibyago byo kurwara iyo kanseri ifata imyanya y'ibanga y'abagabo. Karoti zigabanya ibyago byo guturika imitsi yo mu mutwe. Ubushakashatsi bundi bwakozwe na kaminuza ya Harvard University ku bagore 90,000 b'abaforomo bukorwa mu gihe cy'imyaka 8 bwagaragaje ko abarya karoti nibura 5 mu cyumweru bagabanya ibyago byo guturika imitsi ho 2-3 ugereranyije n'abazirya rimwe cyangwa batanazirya na rimwe mu kwezi. Bigaragara ko beta-carotene iba muri karoti ifasha n'imitsi gukora neza. Karoti zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine ziboneka muri karoti zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umubiri w'umuntu ufite ubudahangarwa bumeze neza, ushobora guhangana n'indwara zitandukanye. Karoti zikungahaye ku butare bwa potassium. Igikombe kimwe cy'umutobe wa karoti mbisi kiba kirimo hafi miligarama 400 ya potassium. Iyo potassium ifasha umutima gukora neza ukanatera ku rugero rukwiriye. Karoti ni nziza ku buzima bw'amagufa. Kubera ukuntu karoti zikungahaye kuri vitamine A ndetse no ku butare bwa phosphore, ibyo bituma amagufa n'amenyo y'umuntu ukunda kurya karoti bikomera.
Twakomeje kuvuga umutobe wa karoti, reka turebere hamwe ibijyanye n'akamaro ko kunywa uyu mutobe. Nk'uko tubizi, karoti nyine iri mu mboga ziribwa kenshi kandi na benshi ku mafunguro yabo. Bamwe bayirya itetse, abandi bakayirya muri salade ndetse no kuyihekenya. Reka noneho turebe ko hari ubundi buryo ushobora kuba warya karoti wifashishije umutobe. Iki ngiki kikaba ari kimwe mu bituma ubasha kubona akamaro kanini cyane ko kuba karoti yagera mu mubiri wawe. Reka nkubwire nti hari impamvu nini ishobora gutuma wanywa umutobe wa karoti, cyangwa se nkubwire nti dore impamvu nini zishobora kuba zatuma wabasha kunywa umutobe wa karoti. Umutobe wa karoti ufasha mu kwihutisha imikorere y'umubiri. Imikorere y'umubiri ivugwa hano ni uburyo umubiri ukoresha ingufu mu buryo bunyuranye. Umutobe wa karoti ufite muri wo kalori nkeya, niyo mpamvu ari byiza kuwusimbuza ibindi binyobwa birimo amasukari binyuranye nka za soda n'ibindi. Uyu mutobe kandi ufasha mu gutwika ibinure kuko utuma umubiri ukora indurwe ihagije, bityo hagakoreshwa ingufu nyinshi kuko ibinure biba byatwitswe. Bigafasha rero gutakaza ibiro. Umutobe wa karoti ufasha mu bijyanye no kureba neza. Nk'uko hejuru twabivuze ku kamaro ka karoti, n'umutobe wa karoti nawo ufasha mu gutuma umuntu abasha kureba neza. Kuva kera bivugwa ko kurya karoti bifasha amaso gukora neza. Nibyo koko mu mutobe wa karoti habonekamo beta-carotene, iyi ikaba ihindukamo vitamine A iyo igeze mu mubiri. Iyi vitamine rero ni ingenzi mu gutuma amaso akora neza. Kunywa umutobe wa karoti bizakurinda indwara z'amaso nk'ishaza, kutareba neza no guhuma imburagihe. Muri karoti kandi habamo lutein, iyi ikaba irinda amaso urumuri rushobora kuyangiza. Niyo ituma iyo ugeze ahari umucyo mwinshi amaso asa n'ayifunze kugira ngo yinjiremo urumuri ruke. Umutobe wa karoti ufasha mu kuvura zimwe mu ndwara z'uruhu. Ushobora gusanga uhorana uduheri ku mubiri, wishimagura bya hato na hato, ibi rero umutobe wa karoti uzagufasha guhangana nabyo. Si ibyo gusa kandi kuko kuba muri karoti harimo vitamine C bifasha ibisebe gukira vuba, byaba ibyizanye cyangwa ibyatewe n'ubushye cyangwa gukomereka. Umutobe wa karoti ufasha mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Kimwe na karoti, umutobe wa karoti ufasha mu kongera ubu budahangarwa bw'umubiri. Ushobora kuba uhorana ibicurane cyangwa se inkorora cyangwa gripe mu buryo bw'akarande. Ibi rero byerekana ko ubudahangarwa bwawe buri hasi. Ku ifunguro ryawe niwongeraho uyu mutobe wa karoti bizagufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, nuko biwuhe ingufu zo guhangana n'indwara ziterwa na microbe. Umutobe wa karoti kimwe na karoti bifasha mu kugabanya ibyago byo kurwanya kanseri. Kanseri iterwa no kuba hari uturemangingo twaje tudakenewe kandi tukiyongera ku buryo budasanzwe. Umutobe wa karoti wagaragaye ko ufite ubushobozi bwo guhagarika utu turemangingo ntidukomeze gukura ku buryo budasanzwe, kandi by'umwihariko uyu mutobe uhangana na kanseri y'amaraso. Ku bakiri bato b'igitsina gabo, gukoresha uyu mutobe bifasha mu kubarinda kanseri ya prostate ikunze kwibasira abageze mu zabukuru. Umutobe wa karoti kandi ufasha mu kuringaniza igipimo cya cholesterol. Uko cholesterol mbi igenda yongera, byongera ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima, dore ko iyo cholesterol ituma imiyoboro y'amaraso isa n'izibye, nuko umutima ukahahurira n'ibibazo binyuranye. Kunywa uyu mutobe rero wa karoti bizagufasha gusukura umubiri, biwukuramo cholesterol mbi. Ku bagore batwite, umutobe wa karoti ukungahaye kuri calcium, acide folique cyangwa se vitamine B9, potassium na magnesium. Ibi bikaba bifasha umwana uri mu nda kugira amagufa akomeye, ndetse na acide folique ikamurinda kuvukana ubusembwa n'ubumuga.
Vitamine C na A bituma umubiri uvamo imyanda kandi bikazamura ubudahangarwa bw'umugore n'umwana uri mu nda. Niyo mpamvu rero kunywa uyu mutobe ku mugore utwite ari byiza cyane. Umutobe wa karoti wongera kandi ingufu ubwonko, ufasha mu kongerera ingufu ubwonko. Ya beta carotene iba muri karoti ifasha ubwonko kwibuka no kuburinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abakuze. Hari kandi na stress ikabije izwiho kuba yakangiza uturemangingo two mu bwonko, kandi bizwi ko utu turemangingo iyo twangiritse tutongera gusanwa. Kunywa uyu mutobe rero bifasha ubwonko bwawe kutangirika no kubasha kwibuka neza. Nakubwira ko uyu mutobe wa karoti utagomba kuwuteka kandi nta kindi kintu wongeramo. Niba ufite rero akamashini kabugenewe, icyo usabwa gukora ni ukuzikatamo uduce duto duto, noneho ugasekura ubundi ukaza kuminina. Kukubwira ko nta kindi wongeramo ntabwo ari uko ushatse gukora umutobe uvanzemo imbuto zitandukanye utawukora, ariko ahangaha kugira ngo ubashe kubona akamaro nyako akanga tumaze kuvuga ko umutobe wa karoti biragusaba kuwunywa nyine nta kindi kintu wongeyemo. Gusa bitewe n'uburyo wifuza uburyohe cyangwa se n'ibindi bintu ugamije mu gukora umutobe, ushobora kuvangamo n'izindi mbuto, ariko nkwibutse ko ushaka aka kamaro tumaze kubona bisaba ko uyu mutobe nyine uwunywa nta kindi kintu uwuvangiye. Gusa nubwo tubonye ko uyu mutobe ari ingenzi kandi ufitiye akamaro umubiri wacu, ni byiza kuwunywa ntukabye. Ni kimwe n'ibindi bintu byose aba mu ndimi z'amahanga nibo bavuga ngo tout excès est mauvais. Ahangaha rero biragusaba ko uyu mutobe w'imbuto cyangwa se na karoti muri rusange ugomba kubikoresha mu rugero. Akenshi imitobe y'imbuto n'imboga habamo fibre nkeya ndetse hafi ya ntazo, bikaba byatera ikibazo mu igogorwa ndetse bigatera igihagisha. Ikindi ya beta carotene ibamo niyo ituma karoti igira ririya bara ryayo. Ni ukuvuga rero kuyirya ku bwinshi birenze urugero bishobora kuba byatuma umubiri wawe uzana ibara ryenda gusa n'umuhondo. Mu gusoza iki kiganiro tukwibutse ko ibingibi tuba twabyegeranyije twifashishije imbuga zitandukanye, harimo iza hano mu Rwanda ndetse n'izo hanze, ariko noneho ntabwo twasuza tutakubwiye mu magambo twakwita ko ari makeya indwara nyinshi ushobora kuba warindwa cyangwa se wavurwa no kuba ukoresha karoti. Muri izo ndwara rero bimwe biragenda bigarukamo nk'uko twagiye tubivuga, ndetse haraza no kubonekamo n'ibindi bishyashya tutari twabonye haruguru, ariko ibi byose nyine byavuye mu gitabo cyitwa Manger et Guérisser ku rupapuro rwacyo rwa 351. Muri iki gitabo rero bavugamo indwara nyinshi zikizwa cyangwa se zirindwa no gukoresha karoti cyangwa se n'umutobe wa karoti. Muri izo ndwara rero harimo ibijyanye n'umunaniro mu mubiri ndetse no mu mitekerereze cyangwa se mu ntekerezo, hari byo asthenie. Iyo ndwara umuntu uyirwaye rero yumva yiyanze, kugenda atabishaka, kwicara atabishaka, kuvuga atabishaka, aba afite ubute bwo gusoma, adashaka kuganira n'ibindi bitandukanye. Umuti wa karoti cyangwa se karoti nanone ibasha kuvura ibijyanye n'igikuriro gike cy'ingingo. Abana rero barayikwiriye kugira ngo bagire igikuriro, ariko ahangaha bakubwira ko cyane cyane wa mwana utaratangira kurya, uwo nguwo we cyane ahangaha bakubwira yuko wa mwana utaratangira kurya akenshi utegereza nyine igihe cy'uko atangira kurya, ariko bitabujije ko bibaye ari ngombwa, cyane cyane nk'abana bavutse badashyitse, bibaye ngombwa abo ngabo wa mutobe nyine urawubaha. Ariko iyo ari umwana wavutse neza atarageza igihe cyo kurya, ushobora gutegereza igihe atangiriye kurya ibijyanye n'imbuto, akaba aribwo nyine utangira kugenda umuha karoti, ariko bitabujije ko wa mutobe wa karoti mu gihe ubonye ko ari ngombwa nawe ushobora kuba wawumuha. Ibijyanye rero n'indwara karoti zivura cyangwa se zifasha mu kwirinda, harimo nanone n'ibijyanye n'igabanyuka ry'imyunyungugu. Iyo umuntu abura imyunyungugu mu mubiri biba ari ikibazo. Ahangaha rero karoti zishobora kubigufashamo.
Karoti kandi zifasha mu kuvura indwara z'amenyo nk'uko twabibonye hejuru. Igihe ishinya ibyimba cyangwa se izamo amashyira cyangwa se amaraso cyangwa se amenyo acika, ibi byose rero umuntu aba akeneye karoti cyane cyane kuyihekenya. Karoti kandi ifite akamaro mu kongera amaraso nk'uko twabibonye anemi. Ahangaha rero anemi ni uburwayi. Ubwo burwayi rero karoti ishobora kuba yagufasha mu kuburinda cyangwa se mu kubwivura. Ahangaha rero anemi akenshi usanga umuntu agira ikizungera cyangwa se ugasanga agatumba atarengeje mpiga cyangwa no kuvuga utariye byinshi ariko kumva urabyimbye, afite kwiraburirwa ko mu maso. Icyo gihe cyose rero uba ukeneye karoti. Hari kuribwa mu mara, hari igihe rero kibaho umuntu akaribwa mu mara. Icyo gihe rero karoti iragufasha cyane. Bityo ibyo kurya bikanyuramo neza, umwuka ukabamo neza, amaraso akanyuramo neza, ukabasha no kwituma neza, ndetse ikanakurinda impatwe, na cyane ko ariyo nkomoko yo kurwara amara, cyangwa se ukaba wanarwaramo ibisebe cyangwa se kurwara hemorrhoide. Ibi byose rero karoti ziragufasha. Karoti kandi zifasha mu kuvura impiswi ku bana no ku bakuze. Zivura kandi cyangwa se zikanafasha ku bijyanye n'ibisebe byo mu gifu no mu munwa w'igifu. Ibi byose rero karoti ziragufasha. Karoti kandi zifasha ku bijyanye n'indwara zo mu buhumekero nk'igituntu, inkorora idakira ndetse n'ubuhwima. Karoti irakenewe mu muryango kuko burya ntabwo ari benshi bajya bamenya aho bakora igituntu. Ushobora kugikura mu nzira, ushobora kugikura ku kazi aho ukorera, ahantu hose mu nzira ushobora kuhakura si igituntu gusa, n'izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'amavirusi. Ahangaha rero iyo ukoresha karoti cyane bibasha kuba byakurinda izindi ndwara. Rero harimo indwara zo kufuruta, aho wikoraho wishimagura buri kanya, cyangwa se kubyimbirwa buri kanya. Ibi byose rero karoti ziragufasha kubikira cyangwa se kubyirinda. Karoti kandi ku bijyanye n'uburwayi bwa rubagimpande, rubagimpande ishobora kubamo amoko 100 ku muntu. Ishobora kuba yatera ibinya cyangwa se kumva winaniwe. Ahangaha rero karoti ziragufasha. Karoti kandi zifasha mu bijyanye no kurinda ibijyanye no kubyimba ingingo. Harimo gute kuriya usanga wenda nk'umuntu ijosi ryarabyimbye kikabyimba cyane. Akenshi iboneka ku bantu bashaje cyangwa se abantu bakuze, cyangwa se ku bantu barya inyama cyane ku buryo burenze, abanywa amata menshi cyane, n'abarya amagi ku rwego rukabije. Ibi byose rero karoti ziragufasha kubyirinda cyangwa se kubivura. Karoti kandi ihembura umwijima n'agasabo k'indurwe. Umwijima rero ni urugingo rupima 1,5 kg. Ni urugingo rutarimo igufa na rimwe. Ni urugingo rushinzwe kuba nyina w'izindi. Rukunda amahoro, rukunda gusinzira, rukunda amazi, rukunda imbuto, kurya 2 ku munsi, amavuta make, umunyu muke ndetse no kuruhuka. Uru rugingo rurumva akamaro karwo iyo ruramutse rufite ibibazo. Urumva ko umubiri nyine nawo ufite ibibazo. Ahangaha rero karoti cyangwa se umutobe wa karoti bishobora kuba byagufasha mu kwirinda biriya bibazo. Karoti kandi ifasha mu kurinda ibijyanye no kweruruka k'uruhu. Karoti kandi yongera amashereka ku mubyeyi wonsa. Umubyeyi aba akeneye amashereka, ashobora kuyabuzwa rero n'ihererekanyamurage cyangwa ibyo twita hereditaire. Ahangaha rero ashobora kuba nanone yayabuzwa n'inzara niba ari umubyeyi utabasha kubona ibyo kurya bihagije, akaba yayabuzwa no guhangayika. Nanone burya umubyeyi wonsa ntabwo ari byiza kumuhangayikisha. Uyu mubyeyi kandi ashobora no kubuzwa amashereka n'ibijyanye n'indwara zitandukanye, harimo n'indwara y'inzoka. Ibi rero iyo yifashisha karoti, iyo akoresha karoti kenshi gashoboka, mu gihe ari ngombwa nyine, ni ukuvuga atarengeje urugero, karoti rero iramufasha. Karoti kandi ifasha mu kurinda no kwivura, mu kurinda cyangwa se kwivura indwara z'uruhu. Indwara z'uruhu ni nyinshi, harimo nk'ibihushi, kwishimagura, gutamuka, hariho ndetse n'ubugora. Aha rero karoti irakenewe mu kurinda ibi byose. Urayirya cyangwa se ukayisiga.
Karoti kandi ivura inzoka zo mu mara by'umwihariko imanika oxide ikunda kuba utunyo. Iyi rero ni ikibazo kuko iyo yinjiye muri nyababyeyi ishobora kuyimunga kugeza igihe bazayikuramo. Urumva rero uhuye n'iki kibazo ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye kuko nyababyeyi bayikuyemo sinzi ko hari ubundi buryo bwashoboka kugira ngo uzabashe kubyara. Ahangaha rero birasaba yuko uhitamo kwirinda kuruta kwivuza. Karoti kandi zivura indwara z'ibyuririzi ndetse n'izimunga ingingo. Muri iki gihe aho abantu bafite indwara nyinshi zitandukanye z'ama-infection atandukanye, hari aho bamwe bari ibicurane, intandamyi n'ibindi bitandukanye. Karoti rero ni nziza kuko ishobora gukingira izo ndwara z'ibyuririzi. Karoti kandi ikingira gusaza n'imikanyari, ibi ngibi twabibonye kuva hejuru. Karoti kandi ikingira kanseri y'amoko arindwi, kanseri zitandukanye, kanseri y'amoko arindwi icyo bita gonflement des cellules exagérées. Iyo ingingo zikuze zikarenga urubibi zishobora gufata umwanya w'izindi, maze izo ngirangingo fatizo iyo zikuze zikarenza urugero habamo kubyimba. Ku babizi rero karoti aho ihera mu kurinda kanseri, aho ihera mu kurinda kanseri ni mu bihaha. Dufite ibihaha by'imigabane ibiri, iburyo n'ibumoso, na cyane ko umurimo w'ibanze nyine w'ibihaha ari ukuyungurura umwuka duhumeka, igakuramo umwuka wanduye, hanyuma hakinjira oxygene ikavangwa n'amaraso, bityo ibihaha bikeneye amazi menshi yo kunywa. Nanone rero bikeneye karoti nk'imboga. Hari kandi na kanseri yo mu maraka ifata abantu bakunda kurya bombo kenshi, abantu bakunda gutinda mu runywero, abantu bakunda kurya ibintu by'amasosi gusa ariko ntibarye ibyo kurya bikomeye, bisaba kumiraza cyangwa se ukanjakanja. Abo bose rero bahura n'ikibazo cyo kurwara indwara zo mu mihogo, bityo rero karoti ifasha cyane mu kuvura kanseri yo mu maraka. Ibintu bitandukanye yaba ibingibi ndetse n'ibyo twaherewe tubona ndetse n'ibindi wenda tutabashije kubona, uvuga icyo nakubwira mu magambo make ni uko karoti ari uruboga rwiza, yaba mu kuyirya cyangwa se no mu kuyinywamo ji cyangwa umutobe wayo. Reka rero ngushimire, nizere ko kuba wadukurikiye ubashije kugira byinshi wunguka. Nawe haramutse hari akamaro gatandukanye ka karoti uzi wenda tuzabashije kubonera hamwe, cyangwa se n'ubundi buryo umuntu ashobora kuba yayikoresha, ntabwo watinya kubitubwira. Wadusanga ku mbuga nkoranyambaga Turumiwe, cyangwa se ukaba wanatwandikira. Ahangaha rero nakubwira nti urakoze cyane kuba wakurikiye ikiganiro Star in the Kitchen ku Isango Star TV. Kuba rero ukomeza kudukurikira, kuba urinda simburwa, kuba uri umudasimburwa ku kiganiro cyacu ni iby'igiciro kinini cyane. Nongere rero ngushimire, hanyuma nkurarikira komeza gukurikira gahunda z'Isango Star TV.